atungwino uze kunshimira abantu uburyo ntabashe kuvuga, nari mfite ubwoba kuko aposa ari inyuma yanje. Gupfusha umugore nyuma y'imyaka 2, umwana w'umuhungu mugendana mwumvana kandi muri kumwe mu by'Imana 100%, nawe akagenda. Izo ni inkovu za Kristo. Wavuze ku gitabo cyayo buri musoma, nibyo nicyo kijyana n'izi nkovu. Ariko nubwo Paulo yari afite izi nkovu ntiyavuye kuri Kristo. Haravuga ngo uyu muntu yanteje inkovu reka muhunge, ariko ahubwo ukomeza kumwegera cyane. Ijambo utanze ry'ihumure ni ijambo rikomeye cyane. Izo nkovu zikuriho biratangaje. Ikindi nanone nayishuriye muri iki gitondo cyantangaje, n'izina wisi y'umwana Ngoga. Ngoga bisobanura kugenda vuba. Ngoga no kwihuta, kuko aragiye. Umwana wo mu 2000 wavutse cyo muri 2000 agiye n'ingoga. Umwana atacye kare, ariko iryo zina ryari prophétique, ryari ry'ubuhanuzi. Tujye kumusengera, nari hano umwaka ushize mu mpera z'ukwezi kwa 12 nari hano. Umwana agira ikibazo, Ngarura arambwira, nari mu tuntu twinshi, shakisha umwanya njya kuri Faisal kumureba, nsanga Ngoga ari muri koma, araryamye. Ariko Pastor Ngarura aratangaje cyane. Nge namubonye ndi muto muri za 85 na 4 yaje iwacu mu Bijombo. Umusore mwiza cyane, ari mu ivugabutumwa. Uwo munsi aza mwacu, papa amwokereza ibigori. Sinzi ko byibuka, Ngarura yanga kubirya, aravuga ngo azarwara istoma. Urabyibuka pastor? Kandi papa yari yagerageje ko ashoboye, yotsa ibigori byinshi cyane, nanjye ndamufasha twicaye. Aravuga ngo hari umuvugabutumwa ngo wavuye mu Rurambo, ngo kandi n'umwana wacu. Nari nicaye, abwira mama, sibyo yagombaga, sibyo biryo yagomba kumuha, ariko yari nka entre, murabona entre, murayumva ino batanga udusalade bagatanga iki bya bindi. Papa yotsa ibigori, yarazikotsa kuko yakoraga akazi kiwe na excellence cyane. Yotsaga ikigori ntigishirire. Donc papa yarazi kuko iwe ari mu kantu, arabyotsa neza, arangije ategurira Ngarura. Nicaye aho, Ngarura avuga ati njya ndwara istoma, sinshobora kubirya. Nuko papa aravuga ngo urwara istoma ngwi. Okay. Bashakisha ibindi barabimuha. Hari kera cyane, nari mfite nk'imyaka 14 5 gutyo. Ngarura twigisha cyane, akora igiterane aho kuri paruwasi yo mu Bijombo. Yari afite kugenda yigisha hirya no hino, sinzi ahandi yagarukiye, ariko icyo gihe namuboneyemo. Yari umusore mwiza cyane, ntimubone uko nguko asa n'umaze gusaza. Yari mwiza cyane Ngarura. None ngavuga umuntu mwiza gutya yavugira Imana gute? Impamvu mbivuze pastor, ndabivuga uhari, kuko ejo ndazaza ku kiriyo cyanjye n'undi wese n'icyawe n'undi nkabivuga. Reka mbivuga uhari. Iminsi kuva ku wa 6 twarababonye, wa 6, ku Cyumweru, ku wa 1, ku wa 2, ku wa 3, ku wa 4. Murarushe, natwe turarushe rwose. Hari amagambo ubu muri Zayoni ya Rubirizi twatangiye Bibiliya yose, dusanzwe tuyisoma, ariko twaravuze ngo dutangire Genese, itangiriro, page
urupapuro ku rundi, twese tuzaze kurangiza umwaka twarangije Bibiliya, apana gusimbuka umurongo. Ariko ngeze hagati numva nabifatanya n'igitabo ca Yobu, nico nateguye ko nganiraho amagambo make ariko nayaretse. Reka mvuge gato ku buzima bwa Ngoga. Ngoga ni uyu nguyu, urangije kuvuga ntari hano ari hanze, niwe murumuna we. Ngoga yagiye arwara, Yvonne yarayabivuze, akiri muto yarwaye akaguru, turamuvuza. Mbere y'akaguru akiri umwana ukambakamba, yarakambakambye afata isinga z'umuriro zimutwika izi ntoki, ubirebye zari zinafatanye gutya, ariko bari barahasatuye. Yakoraga muri rege iminsi 3, agakorera muri office indi minsi 3 agakorera kuri tele, akaba rero batuma cyane kuri tele. Yagize inkovu nyinshi, abenshi ngo bicwa n'umuriro, ariko we nta muriro wamwishe. Mama we hari ubwo yamubwiye ngo mwana wanje nimba unkunda tusubire muri kariya kazi. Ngo aramuga ati ntabwo nareka akazi, nibyo nize, nkaretse si imodoka kangonga, ndamwancisha igendere mu kazi. Yagiye asimbuka impfu nyinshi, ariko umunsi wari utaragera. Ubuzima bwa Ngoga mu by'ukuri yari umukristo. Nashimishijwe n'abana biganye muri primaire, biganye amashuri yose yize. Ngira ngo mwumvishije ubuhamya bamutangiye, byaranejeje. Ngira ngo Ngoga niwe numvishije mu bana banje yuzura umwuka wera, avuga indimi nyinshi cyane cyane. Ndashima Imana. Mzehe Mutangana arahari, nagushimiye, mpora ngushimira. Niwe washingiye aba bana kuva kuri Yvonne ari ni wowe mukuru, niwe basabye irembo kugeza kuri Muco w'ejo bundi. Aba bana bose nabazamukanaga nkajishironga nkaja kubigisha gusenga. Salomo niwe twajanye urangije kuvuga, kari kakiri gato kananirwa gusenga, turakagarura tumara iminsi, kuko numvaga ariyo devoir, aribwo arico nabaha kurusha ibindi, nta kindi. Ariko ndashimira Imana Ngoga kuko yabyakiriye, ndabishimira Imana. Ngoga yakundaga indirimbo z'igiswahili, yavukiye hano, ariko yahonyoherezaga indirimbo ngo abantu bamwohereza bo muri South Africa. Nazo nari naziteguye ariko nta mwanya. Ubu rero nzagira ikibazo c'indirimbo z'igiswahili, ndazifite, ngifite okovu, ariko hari indi ritime baziririmbagamwo agahita yinyoherereza. Rero ubuzima bwa Gikristo, ise wabo uvuye hano ambwira ko basenganye n'abasaza bakuru, ngira ngo niwe muto muri mu basaza yahamagaye, basenganye kera. Yanze nanje kumbwira, ariko nanje nari mfite amakuru, n'abana narayabahishe, n'urusengero nabahishiye ayo makuru nari mfite kandi y'ukuri. Ejo bundi rero abana babiganye n'abandi n'itorero bamutangiye ubuhamya, narishimye cyane. Ikindi mvuga kuri Ngoga, mbibwira abana banje, njewe ubutunzi ngira n'abantu. Umuntu uzanga abantu muzamujana ahantu hiwe. Abantu Mzehe Mutangana kunyitaba mu manza zose, agahagarika ibintu byose, nuko nawe nuko akunda abantu. Mwese mwakoze ibintu bikomeye cyane. Ndashima Imana yampaye abantu, ndashima Imana yampaye Zayoni. Muyikomera amashi cyane mu by'ukuri.
ndashima Imana kuko Ngoga yumvise ibyo nkunda akabishyira mu bikorwa kugira abantu yagize abantu hari abana bishuye facture y'imiliyoni irenga ejo nabo abana biganye ngo yari chef wabo yabigishaga gusenga yabahaga inama ejo bohereje andi mafaranga miliyoni n'ibihumbi 180 ndatangara bana umuntu utazabana nababwiye ngo mumushakira haba Ngoga kunda umuntu bana umuntu wangana ntabwo aba ari umuntu udakunda abantu sinzi ko yakuzura umwuka w'Imana. Murabizi Zayoni mporambi babwira Zayoni ya Rubirizi icyakora kugira ubushuti nabwo wigeze kubitwigisha Apostle ngo hari umudayimoni uzi gukuraho inshuti tugira inshuti za ukagira inshuti z'umwaka cyangwa z'amezi ariko njewe nashuditse nawe ibyo mfite byose nabigwa kuvuga ngo nzakugumane sesa reka mvaho datinze mu mbabarire. Ngoga ari umukristo yakundaga gusoma Bibiliya cyane twageze mu nzira ngiye kumuzana tugeze ahantu musha nimba ari musha arambwira ati papa nibagiwe Bibiliya dusubireyo ndamubwira ati sha ntabwo nasubira irwamagana ndaguha Bibiliya mfite Bibiliya nyeshatu iyawe niyanje mfite ukuntu nizi mbona ararwaye dusubirayo tuzana Bibiliya ariko tugeze aho twakatiye arambwira ati papa ndarwaye atari ko ntabwo nzakira yarabimbwiye ndamucaha cyane ndabona kwatura nabi ndamucaha arabyumva noneho rero tumuzanye tumugejeje hano kuri dispensaire akomeza gutaka cyane mpamagara muco nti ndarushe ngwino ube ku mwana akomeza gutaka muco arambwira ati hamagara ngo umubwira reka ubutesi kwa kundi bavuga ngo agaho akari rahandurika umwana yari yashize twese tubigira blague kuko twari tuzi ko ari malaria ariko yari yabyumvise ariko ntaco bitwaye kuko Ngoga afite ubuhamya naraye nezerewe ntaza mvuga nje se Ngoga nitutabona inshuti ziwe ariko basha mwebwe musigaye ngiye kubatuma muzanzanira inshuti utazagira inshuti ntakaze rwose mu byukuri nibikizamine ngiye kuba muzabazane nzabakira neza kuko udafite inshuti nawe ntubuhari ya reka nshimira abantu ibindi mbireke aba bana bose baravuze kuva ku wa mbere abantu batanze ubuhamya bwinshi cyane ntaco ndi bwongereho reka nshimire Imana yaremye Ngoga erega ubundi twebwe turabareze abana n'ab'Imana nshimira Imana yaduhaye Ngoga aratabarutse agiye araruhutse mu bwami bwo mu ijuru iyo Mana rwose muyimpera amashi kuko yaduhaye umwana mwiza cyane. Cya kabiri maze gushimira Imana reka nshimire abashumba mpereye ku mushumba mukuru Apostle Dr. Gitwaza n'abashumba bose bazayoni Ngoga kirwara bamushize Eric Ruhagarara bahunga yahise abishyira ku gicaniro tugira igicaniro c'amasengesho Ngoga bamusengeraga ku isi yose baramusengeraga ndagushimiye mubyeyi n'abashumba bose bazayoni n'abashumba ba Rubirizi Imana ibaha umugisha nanone tubashimire dukomera Imana amashi mwarakoze cyane. Ndashimira ababana rero Ngoga yararwaye arateseka amezi hafi 8 urengaho arateseka Ngoga yapfuye urupfu rw'agashinyaguro amvredire umubiri wari warashize ariko barihanganye babona nta kundi bari gukora mwabana mwe ndabashimye muri amaboko y'igihugu muri amaboko y'umuryango muri amaboko yangarura muri amaboko yanyu muzabyare muzatunge mutunganirwe Desire niwe wamwogoshaga avuye igihe yabonetse
aba bakobwa bamaze kunanirwa Bosco nibo wagendaga kurarayo. Mwarakoze mwisubirireyo ntacu bitwaye mwigendere kwari ukubashimira gusa mwisubirireyo niho ngira vuba. Okay, nari maze gushima ndashimira mzee Manase umunsi yaje kunsaba ngo atumira abantu basenganye kera muri za 60 na 70 naramubujije, ariko ngo nze kubona mbona haje abantu b'abasaza barasenga gute kweri barimo Eredi Abisalomu muramuzi Eredi ntafite hafi imyaka 90 ego nubu abayaje yaravunitse avuye mu cumba c'amasengesho satani ntahadategera abantu abayaje kutubwira amakuru. Ndagushimiye nizo mbaraga zawe wakoresheje, mwakoresheje amafaranga, mwakoresheje amasengesho, ariko aya masengesho ni meza cyane byatumye twakira. Jewe nakiriye urupfu rwa Ngoga agize iminsi nk'itatu muri Faisal, niho nararwakiriye, ariko ntabwo nari kubibwira abana. Rero bavandimwe bacu, torero ry'Imana, mwese mwatwitabye, turavuze ngo Nyagasani Imana ibaha umugisha. Hari ikintu babana nibagaruke, mugaruke hano, hari ikintu usaba, ndagira ngo mudusengere kuko abana bafite ubwoba ngo ejo hazagenda runaka cyangwa araza kubikora Apostle. Mwicare, nari nateguye iryo jambo muri yo uko bivuga, ariko nta mwanya, ariko ndashaka ko muza kudusengera abashumba. Apostle aramenye uko aza kubikora, nta rupfu kandi niruza nta kibazo, ariko reka mbabwire ngo ntarwo ruhari. Kandi gupfa nabi no kutamenya Imana. N'ufite ubwoba niwe biruzahitana mbere, kuko uzaba wakinguye umuryango. Atungwino uze kunshimira abantu ubyo ntabashe kuvuga, nari mfite ubwoba kuko Apostle ari inyuma yanje. Ndatangira nifuriza nsabira umuryango wo kwangarura nabo bavukana bose, famiye yose ndetse n'inshuti gukomera, kandi murakomeye. Nkabashimiye nanjye ku bantu bose mwaje, byaneje kubona muzehe mutangana muri iki gitondo wazindutse kandi uhagize iminsi. Muzehe wacu Imana iguhe umugisha. Ubwo rukundo ugira n'umurava nk'uko Pastor Ngaro yabivuze turabizi twese. Imana ikomeze kugirira neza kandi kongera imbaraga. Bakozi b'Imana, inshuti z'umuryango kwangarura, abakristo ba Zion Temple n'abandi benshi n'abarimo badukurikira n'abazadukurikira bakurikiye audio, iyi video, Imana ibaha umugisha. Gutabara ni umucyo mwiza, kandi cyane cyane urimo ingororano. Hari umunsi Yesu azavuga ngo warantabaye, uvuga ati se nagutabaye ryari? Ti wa munsi wagiye kwangarura Ngoga yagiye, ni njyewe wabikoreye. Ibi birimwo ingororano ikomeye, gutabara. Imana ibagiriye neza kandi bahe kurama. Mbere yuko mvuga ijambo ry'Imana, reka manze mvuge kuri Ngarura. Pastor Ngarura aratangaje cyane. Nge namubonye ndi muto muri za 85 na 4 yaje iwacu mu Bijombo. Umusore mwiza cyane, ari mu ivugabutumwa. Uwo munsi aza mwacu, papa amwokereza ibigori. Sinzi ko abyibuka, Ngarura yanga kubirya, aravuga ngo azarwara istoma. Urabyibuka Pastor?
kandi papa yari yagerageje ko ashoboye, yotsa ibigori byinshi cyane, nanjye ndamufasha twicaye. Aravuga ngo hari umuvugabutumwa ngo wavuye mu Rurambo, ngo kandi n'umwana wacu. Nari nicaye abwira mama, sibyo yagombaga, sibyo biryo yagomba kumuha, ariko yari nka entre, murabona entre, murayumva ino batanga udusalade bagatanga iki bya bindi. Papa yotsa ibigori, yarazikotsa kuko yakoraga akazi kiwe na excellence cyane. Yotsaga ikigori ntigishirire. Donc papa yarazi kuko iyo ari mu kantu arabyotsa neza, arangije ategurira Ngarura. Nicaye aho, Ngarura avuga ati njya ndwara estoma, sinshobora kubirya. Nuko papa aravuga ngo urwara estoma ngwi. Okay. Bashakisha ibindi barabimuha. Hari kera cyane, nari mfite nk'imyaka 14 15 gutyo. Ngarura twigisha cyane, akora igiterane aho kuri paruwasi yo mu Bijombo. Yari afite kugenda yigisha hirya no hino, sinzi ahandi yagarukiye, ariko icyo gihe namuboneyemo. Yari umusore mwiza cyane, ntimubone uko nguko asa n'umaze gusaza. Yari mwiza cyane Ngarura. None ngavuga umuntu mwiza gutya yavugira Imana gute? Impamvu mbivuze pastor, ndabivuga uhari, kuko ejo ntazaza ku kiriyo cyanjye n'undi wese n'icyawe n'undi nkabivuga. Reka mbivuga uhari. Icyo kintu kiramarika cyane. Bukeye ngeje y'imyaka 18, ndagira ngo hari nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5, papa arantwara ngo nge ku mashuri. Nagomba kujya kwiga Ikisangani, tujya kwa Ngarura na papa. Yari Bukavu icyo gihe. Ngarura abwira papa, aramubwira ngo ireka umwana yigire hano Bukavu, ndahari. Kuko Kisangani ni heza, ariko haba ubuganga, haba malaria. Mureke yigira aha, turahari. Yige kuri SP, Institut Supérieur Pédagogique Bukavu. Tuzamumenya, wowe genda unsigira umwana. Ngo yari Ngarura, bombi na Roza. Papa aramubwira ngo namaze kwemera undi uzamujyana. Icyo gihe yari umugabo witwa Ruhosha. Namaze kwemera Ruhosha ko ari uzamundebera Ikisangani, rero sinakwivuguruza. Papa arabimbwira ati Ngarura arashaka kugumaha, ariko nemereye Ruhosha. None icyakora namuganije, yumvishe, genda. Nigiye yanyoherezaga amafaranga kenshi yacaga kwa Ngarura. Papa bakavugana na Ngarura, bakanyohereza amafaranga. Muri 90, icyo gihe hari 89 na kabiri, ndagaruka mvuye Ikisangani, nzana n'abandi basore twari kumwe tuvuga ubutumwa. Twari 4, twese turara Ngarura. Ngarura yari afite inzu y'ibyumba nagira ngo 4, afite utwana duto cyane. Abamubona haba twari duto cyane, ndagira ngo twari 3, bari 2, bari 3. Ngarura bombi n'umudamu watashe Roza. Mbone yo kubivuga hano kuko sinabaye mu kiriyo cya Roza, ndababara cyane. Yageraga umugore utabaho, afata twaduhinja twose n'utundi bakaturarana, bya byumba barabiduha twese turi 3. Twahagize ukwezi Ngarura n'abandi basore 4. Tukajya kubwiriza mu migoroba. Yari pasiteri, bari kumwe na nyakwigendera Rushambara. Nawe Imana yacuye hakiri kare. Badutegurira ukwezi kose kwa seminaire i Bukavu. Tuvuga ubutumwa n'abasore nari mfite tuvanye Ikisangani, tuba Ngarura. Ngarura akadukorera ikintu cyose, akatwitaho, akatugaburira,
ntacyo atadukoreye, bombi n'umudamu. Ibyo bintu sinshobora kubyibagirwa na gato. Uyu umuryango wa Ngarura na mushiki wacu wagiye Roza bari abavandimwe, ariko gukunda Imana nababonyemo ku murongo wa 7. Gupfusha umugore nyuma y'imyaka 2, umwana w'umuhungu mugendana mwumvana kandi muri kumwe mu by'Imana 100%, nawe akagenda. Izo ni inkovu za Kristo. Wavuze ku gitabo cyayo buri musoma, nibyo nicyo kijyana n'izi nkovu. Ariko nubwo Paul yari afite izi nkovu, ntiyavuye kuri Kristo. Haravuga ngo uyu muntu yanteje inkovu, reka muhunge, ariko ahubwo ukomeza kumwegera cyane. Ijambo utanze ry'ihumure ni ijambo rikomeye cyane. Izo nkovu zikuriho, biratangaje. Ikindi nanone nayishura muri igitondo cyantangaje, n'izina wisi y'umwana Ngoga. Ngoga bisobanura kugenda vuba. Ngoga no kwihuta, kuko aragiye. Umwana wo mu 2000 wavutse cyo muri 2000 agiye n'ingoga. Umwana atacye kare, ariko iryo zina ryari prophétique, ryari ry'ubuhanuzi. Tujya kumusengera, nari hano umwaka ushize mu mpera z'ukwezi kwa 12, nari hano. Umwana agira ikibazo, Ngarura arambwira, nari mu tuntu twinshi, shakisha umwanya njya kuri Faisal kumureba, nsanga Ngoga ari muri koma, araryamye. Ariko tumusengera ukungewe nsengeye abantu bari muri koma ngo bazuke. Nagiye mu bitaro byo muri Agakane, abantu indembe bari muri koma bose 9 barazuka. Ngeze ku wa 10, abaforomokazi bamukuraho, baramwirukankana, biruka inyuma. Agakanira arakara cyane ngo naje kwica business zabo. Cyo hari muri 93 na 4 nari muri Kenya. Rero nahandi henje atara. Ariko subiye inyuma tumaze gusenga dutashye, Imana irambwira ngo Ngoga azataha. Tubivugana mbwibwira Ngarura arambwira ngo nibyo nanjye ndabizi. Icyatumye Ngoga atagenda kare na amarira ya bene nyina niwe bamubujiye kugenda kare. Na Ngarura arabimbwira bati abana, nanjye ndamubwira nibyo. Shakisha abana ngo tuganire kugira ngo mbabwire mure kure Ngoga, ariko kuko bari bafite igikomere cya mama wabo ntibumve. Sinabakiye narabashakisha cyane abana b'abakobwa. Nagariye nabo gatoya muri biro, ariko kubibabwira ku mugaragaro mbona bafite ibikomere kinini kuri nyina badashobora kumva n'ibindi, ndabareka. Ndi muri Amerika twongera kuvugana na Ngarura, ndamubwira murekure umwana agende, kuko Imana yarambwiye ngo Ngoga ni njyewe ndamutwaye igihe iki cyarangiye. Arambwira ati yewe bati n'umuganga umukurikirana nawe ubwe yarambwira ati rega ari mu mipira gusa, ariko umuntu yaragiye. Atariko abana ntibabishaka. Amasengesho ashobora gutuma umuntu atinda Imana kumujyana, kuko Imana yumva gusenga kandi Imana yumva kurira kwacu, ariko ubushake bwayo ari ugutwara uwo muntu, bigatuma uwo muntu atinda aho kumurekura. Niyo mpamvu abakristo twebwe iyo tumaze gusenga tuvuga ngo icyakora ubushake bwawe bube. Iyo uhaye Imana ko kadirishya ku bushake bwayo birakora. Yesu yarasenze ngo nibishoboka igikombe kindengana, atariko ntibibuko nshaka bibuko ushaka. Nukuvuga ngo igihe cyose nusengera ikintu ubona utumva neza, jya usigamo akadirishya ubwira Imana ngo Mana njye ndasenze nuko mbyifuza, ariko ubushake bwawe bube. Iyo uyihaye ubwo burenganzira irakora. Ngoga yagiye kera muri gahunda y'Imana, ariko twe twagumye nk'abavandimwe, nk'ababyeyi, nk'abana
abo bavukana baramutindanye. Icyo nashimiye Ngarura cyane, nkibivugana nawe Yesu ambwira ati ndabizi mukozi w'Imana uzakomeze ntukave ku Mana yawe. Imana watoje abantu kadutoza natwe, kuko nge nakurebeye ukuntu ukunda Imana, uri umusore mwiza wageze mu bijombo, sinzibagirwa icyo kintu. Ndibuka utuntu twose wavuze twicaye, nari nicaye ku muzi w'iziko. Umuzi w'iziko urabuzi baza abantu ndibaza umuzi w'iziko. Muzi w'iziko habaga ibiti, hari iziko hariya bagashiraho urugabano rugabanya umuriro n'iziko. Nje niho nari nicaye, ba papa bicaye ku ntebe na Ngarura, nje nicaye ku muzi w'iziko ndimo numva ibyo bavuga byose. Baraganira n'ibiganiro bimwe mwaganiriye, muvuga iwanyu, muvuga basogokuru na ba papa, muganira muvugane n'ubutumwa ukuntu Imana yaguhaye kugenda uvuga ubutumwa. Ibyo byose ndabyibuka. Kuva icyo gihe n'uyu munsi sindakubona utezuka mu Mana. Watanguye iri mutoya, none urashaje. Ntushaje cyane yego, ariko ukiri mu Mana. Ubu ngubu rero igihe kirageze ngo nawe wiyiteho pasiteri. Tukureke wiyiteho, tukwiteho neza. Tiwapfusha umugore ngo upfushe n'umwana. Ndabasaba itorero tumushakire vacances, agenda ahantu abanza aruhuka, azenguruke hirya no hino, atuze muri we. Hanyuma uzarya icyo ushaka, unywa icyo ushaka, icyo wifuza tukiguhe. Kuko warababaye bihagije, ariko babarira mu Mana, za nkovu za Kristo zikugumamo. Numvaga mbere yo kuvuga kuri Ngoga no kwigisha ijambo ry'Imana, nabanza kugushimira cyane cyane. Uzi cyantangaje pastor, ejo bundi nari mu Budage. Urwaje y'umwana umeze nabi, ni cyumweru gishize. Twari dufite igiterane cy'abadamu bavuye hirya no hino ku isi. Muri abo badamu hari umudamu wari uvuye mu itorero rya Rubirizi. Wa mudamu turaganira ko barimo bansezera bavuye mu Rwanda. Mudamu araza arambwira ati nge ni umukristo kwa Pastor Ngarura. Atariko ntabwo nakuva imbere nk'umushumba ntaguhaye ikintu, niko pasiteri wacu yatwigishije. Akuramo amadolari 100 arayamba, arambwira ngo nayo papa wanjye Ngarura yampaye, ngiye kuza aravuga ngo mwana wanjye uzagura akantu mu nzira. Uwo ni umukristo wawe. Nabonye ayo madolari, ndavuga ninya ry'Imana iranyica, ndayamusubiza. Ndavuga nanjye ndayaguhaye. Uwo mwamba narayamusubije, kuko nabonye umwana ari muri Faisal, ukuramo amadolari, umumama ugiye mu giteranire urayamuha. Uko niko Ngarura ameze. Donc kubatamuzi ndagira ngo mubabwire nuko iyo uri imbere ya Ngarura atafite ikintu, azagira kujya gakura muri tiroire ngo ntacyo mfite, ngo ariko nari mfite akamushware naguze ejo kakire, akakufunda mu mufuka wo ati niki pasiteri, akavuga nutagatwara urabunyikiye ibintu byose. Murumva ukuntu Satani yibasiye umuntu nk'uyu, nukugira ngo ari wadekuraje. Humura papa, imigisha yawe irahari. Kubura Ngoga no kubura Roza, abimana yarabakunzira abajyana, iracyagufitiye umugambi kandi munini. Ikindi noneho nakubwira, ubugiye kwinjira mu rundi rwego nawe utaruzi. Ubureka ngo hanurire, ugiye kwinjira mu rundi rwego utaruzi. Kuba abantu babiri bagiye mu myaka 2 gucya bakurikiranye, nawe hari aho Imana igiye kukuvana igushira ahandi. Komeza wihangane, kandi abakristo ubakomeze, wadukomeje. Nge sinari nzi ko ushobora guhagarara. Pastor yambwiye ngo Pastor Ngarura ndavuga Imana yanjye, ariko mbonye muze mutanga navuze, ndavuga yamwitwaje ari uvuga. Asubiye uvuze, ndavuga ariko Ngarura niza nkovu za Kristo zimurimo. Imana iguhe umugisha.
umwana wacu rero wagiye ngo gatimurire ngo mubabare mu mubiri aragiye, ariko Imana yaramuteguye. Uyu ni umugeni mwiza, araruhutse imbere y'Imana kuko Imana yarabitubwiye. Ntabwo ari ibintu tujijinganya tubwire twarasenze, narasenze ndavuga Mana zura uyu batoya ndamwifitiye nanjye ndamukeneye, ahubwo nimwongere kubisengera uko namucyuye. Rero Imana ifite uburyo bwayo, hari byinshi tuzayibaza nituyigera imbere, ariko Imana yo nuko yabishimye. Ndashimira Pastor Manase nawe wabigizemo uruhara, akazana abandi ngo babisenge n'ab'Imana ikabibabwira. Nabwo ngo Pastor Manase, mukuru wacu Manase, yabitubwiye. Mwarakoze cyane gusenga, kandi namwe Imana yaribabwiye. Imana ntikora ikindi itunguranye. Famiye ababase w'umwana n'inshuti yarabibamenyesheje. Ubu rero twagombye hano guselebra no kwishima, tuvuga ngo Imana yaciye umugeni kandi yarabitumenyesheje. Ntidutunguye pe, Imana ntidutunguye kuri iki kintu. Mukomere rero, turaza gusengera umuryango nyuma, dusengera bashiki be, bakuru be, bavukana, ndetse na Pastor Ngarura n'umuryango wose, kugira ngo Imana ibakomeze.